Yesu ashimwe. Uyu munsi tugiye kureba inshamake y'igitabo cya 4 cya Mose, igitabo cyo kubara. Ariko mbere yuko tukireba, munyemerere tubanze dusubire inyuma gatoya turebe igitabo kikibanziriza kuko bifite aho bihuriye. Mu gitabo kikibanziriza cy'Abalewi kirangira Abisirayeli, ubwoko bw'Imana, bagikambitse munsi y'umusozi wa Sinayi, aho bageze mu gitabo cyo kuva mu bice 19 nibwo bageze i Sinayi. Rero bari bahamaze igihe kingana n'umwaka. Ibijyanye n'ibyabaye icyo gihe twarabibonye. Muri iki gitabo cyo kubara, ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli bwari burimo buritegura guhaguruka, bugiye gufata urugendo rwo kongera guhaguruka berekeza mu gihugu cy'amasezerano. Habayemo ibintu byinshi muri uru rugendo. Iki gitabo cyo kubara gikura izina ry'uko habaye nko kubarwa kw'Abisirayeli inshuro nyinshi. Habayemo kubarwa inshuro ebyiri, igitabo gitangira ndetse yewe kijya no gusoza barongeye babara. Iki gitabo kigabanije mu bice nakwita nka bitatu. Igice cya mbere ni igihe bari bakiri munsi y'umusozi Sinayi, hari byabereyemo nabyo biri mu gitabo cyo kubara tugiye gusobanura. Hanyuma n'ibyabereye mu butayu bwa Parani, n'ibyabereye mu gikombe cy'Imowabu bari kureba hakurya mu gihugu cy'amasezerano. Mu gice cya mbere cy'ibyabereye munsi y'umusozi Sinayi no kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 10. Ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 10 harimo ibintu byabereye munsi y'umusozi Sinayi. Hanyuma kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya 4 niho habazwe Abisirayeli bari bagiye guhaguruka batangira urugendo rwo kugenda nyuma y'umwaka bari bamaze aho ngaho munsi y'umusozi Sinayi. Iri barura ryari rigamije kugira ngo bamenye Abisirayeli umubare wabo, bamenye binabafashe kumenya uko bazagenda babatuza mu nkambi zabo, kuko hari uburyo Imana yari yateganije bazagenda baturamo. Ihema ry'ibonaniro ryagombaga kuba hagati, rigakurikirwa rikikijwe n'ingando z'Abalewi, hanyuma hagakurikiraho n'indi miryango y'Abisirayeli nayo ikatura inyuma, ariko ihema ry'ibonaniro riri hagati y'ubwoko bw'Imana. Rero iri barura byabaye muri icyo gice cya mbere kugeza ku cya 4. Hanyuma mu gice cya 5 gukomeza kugeza nko mu gice cya 10 hagiye habamo kongera guhabwa andi mategeko yongera kuko bari bafite. Imana igenda yongera kubaha amategeko. Ibi byari kugira ngo Imana babe bazi neza ko ari ubwoko Imana ishakaho kwera, kugira ngo ibashe gukorana nabwo. Kuva mu gice cya 10 tuzabona ubwoko noneho bwa Isirayeli buhagurutse bugiye bufasha urugendo, bufasha amahema yabo, buri bwoko batangiye urugendo. Guhera mu gice cya 13 kugeza mu gice cya 19 ubwoko bwa Isirayeli buri bwarageze mu butayu bwa Parani, bari muri rwa rugendo. Ubutayu bwa Parani habereyemo ibintu byinshi cyane tuzagenda tubibona, ariko bimwe mu bintu bigarukwaho muri ibi bice tuzabona niho hantu habayemo kwivovotera Mose n'Imana ubwayo, ndetse yewe barenza no kwivovotera Mose bageza n'ubwo bashaka gusubira aho bavuye, bashaka gusubira muri Egiputa, kuko kwivovota kwatangiye nyuma y'iminsi 3 yonyine batangira urugendo rwo mu butayu bwa Parani. Bahita batangira kwivovota bati turashaka inyama, turashaka, ndetse ibi byanatumye n'Imana ikomeza kubagirira uburakari. Benshi bashirira muri ubu butayu, benshi bagenda bapfira muri ubu butayu bwa Parani kubera uko kwivovotera Imana. Ibyo byose mu gitabo cyo kubara bigenda bigaragara neza. Ariko si ibyo gusa byabayemo. Ni muri iki gice bakiri mu butayu bw'Iparani nabwo Mose yohereje abatasi kujya gutata igihugu cy'amasezerano bari bagiyemo. Iyo nanone ni inkuru ikomeye cyane iri mu byabereye muri ubutayu bw'Iparani bari bagezemo. Igice cya nyuma ni mu gikombe cy'Imowabu. Mu gikombe cy'Imowabu habereyemo naho ibintu byinshi, nkuko no mu bindi bice bibanjije tubonye hagiye haberamo ibintu byinshi. Hanyuma rero icy'ingenzi cyabereyemo, urebye iki gice cyihariwe cyane, ni ibya Baraki na Baramu, kubera ko bari bageze mu gikombe cy'Imowabu. Umwami w'Imowabu ariwe Baraki yatewe ubwoba, kurwa umutima n'ubu bwoko yari yumvise ko bugiye kunyura muri iki gikombe, bituma ajya gushaka Baraki, hanyuma amuha indonke kugira ngo abashe kuvuma ubu bwoko ntibutambuke cyangwa se ntibumurusha amaboko. Ariko ibyari kubavuma, kuko yagerageje kubavuma inshuro 2, birangira abahesheje umugisha, ndetse birenza no kubahesha umugisha, birangira ahanuye Mesiya wari kuzava muri we.
ibyo mu gice cya 24 ku murongo wa 17 tubonamo ahanura Mesiya uzakomoka muri ubu bwoko, ahubwo aho kuba vuma nk'uko yari yaje yabiteganije. Muri iki gice kandi tubonamo ibijyanye no kugabana cyangwa se no kwerekana ingabano Abisirayeli bazagenda baturamo, uko zizaba ziteye, Imana igenda ibaha uko aho zizaba zigarukiye. Muri iki gice kandi cyo mu gikombe cy'Imowabu tubonamo Imana yongera kugena abazafasha Abisirayeli kugabana ingabano zabo. Tubona mbese hagenda habaho gusa nk'abitegura kugera mu gihugu cy'isezerano nk'uko bari baratangiye urugendo, aricyo kintu batumbiriye kugera mu gihugu cy'amasezerano. Hanyuma muri iki gice cy'ibyabereye mu gikombe cy'Imowabu tubonamo ibintu byiza cyane, kubera ko niho ubwoko bwa mbere butangirira gushaka gufata gakondo hakurya ya Yorodani, nyine muri icyo gikombe cy'Imowabu. Imiryango y'Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase batangira gusaba Mose ko yabaha gakondo yabo ikaba hakurya ya Yorodani, hanyuma bagafasha n'indi miryango isigaye kuzahindura ibindi bice bigize neza igihugu cy'isezerano, bakongera bamara guhindura bakagaruka muri gakondo zabo hakurya ya Yorodani. Iki gitabo rero muri iki gice nibwo bongera kubara bwa kabiri umubare w'Abisirayeli. Mu magambo makeya iki gitabo gisoza gisa nkaho turi kureba hakurya mu gihugu cy'amasezerano, Mose asa nkaho yitegura kubagezayo, nubwo we atabashije kugerayo kubera bya bindi twavuze byo kwivovotera Imana byatumye nawe Imana imugenera kutazakigeramo, ariko baba barimo baregera igihugu cy'amasezerano. Imana ibaha umugisha, naho mu gitabo gikurikiyeho Imana ibaha umugisha.